Adolf Hitler iyo umuvuze bamwe imitima ihagarara gutera akubera ubugome ubutini no kuba yari umwicanyi ruharwa. Umwanzi we nimero ya mbere Joseph Stalin nawe nuko kuko muri abo bose ntaworoshye rwose na busurimo. Gusa ku rundi ruhande ntabwo wavuga Hitler ngo wibagirwe inshuti ye magara Benito Mussolini. Abagabo bose ko bavuze ari batatu bose bahuriye kuba ari abagome kandi rwose ingoma zabo zikaba ari zimwe mu zahitanye ubuzima bw'amamiliyoni menshi ya rubanda. Ibigoye cyane kuzongera kubaho byo kagera n'ubundi bigahera. Ariko se Benito Mussolini ninde? Ni muntu ki? Mbega yakoze igituma agaruka cyane mu nyandiko no mu bikuta by'amateka? Uyu munsi tugiye kwinjirana mu nkuru y'amateka yuzuye ya Benito Mussolini kuva mu kuvuka kwe, amabyiruka ye, ubutegetsi n'ibikorwa bitindi yakoze, ubundi dusoheze ku buryo uwabayeho yarigize akari akajyaye byasoje apfuye nk'imbwa mbese y'umusega. Icyo usabwa cyonyine ni ukureba iyi video kugeza ku musozo ubundi uryoherwe kandi urasobanukirwa. Gusa ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe kubera ko amaze kugera ahantu hanya Human TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanda subscribe, niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Human TV. Ndi Saleh Hassan, iyi Human TV, bahaye ikaze. Командиры политработники, рабочие работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов. Ubundi Benito Americano Andrea Mussolini yavukiye mu Butaliyani tariki ya 29 Nyakanga 1883, avukira mu gace ka Pridapio gaherereye mu ntara ya Romagna. Aya mazina ukarane yose Benito Americano Andrea Mussolini yiswe na Alessandro Mussolini, wari warabaswe cyane ndetse akanakunda na politike byasaze. Kabone nubwo nta nshingano nizinanye uyu mugabo yigeze agira muri politike y'Abataliyani uretse gusa gutera akabariro nk'ibisanzwe. Ubundi amezi 9 agashira kibaruka Mussolini waje guhindura amateka y'igihugu cy'Ubutaliyani. Aya mazina yiswe kubera ko se yakundaga cyane abanyapolitike b'impinduramatwara mu bihugu bitandukanye. Banza wumve gato, iri zina rya mbere rya Benito ryari ryarakuwe ku mugabo w'umunyapolitike wo muri Mexico witwaga Benito Juarez Americano, naryo ryari ry'umutaliyani w'umusocialist witwaga Americano Spiriani. Mu gihe Andrea naryo ryari ry'undi munyapolitike w'umusocialist witwaga Andrea Costa, ndetse na Mussolini izina rya se wiwe. Uyu mugabo Alessandro Mussolini yari umucuzi kabuhariwe blacksmith, gusa agakunda ibikorwa bya politiki ndetse n'ibitekerezo bya socialism n'impinduramatwara. Ku gatamaho yari nimero ya mbere. Mama we yitwaga Rosa Marton Mussolini, we yari umwarimukazi kandi yari umuntu ushyira imbere idini gatolika n'uburezi bwiza. Uyu mugore yageragezaga cyane uko ashoboye ngo ahindure ibitekerezo by'umuhungu we Benito, kuko rwose akiri muto se yamureza amwumvisha ko rwose agomba kuba umuntu ukomeye mu gihugu, akanga ubutegetsi bwa cyami bwari buri icyo gihe kandi rwose akica amategeko, mbese kubahiriza icyo yashyiriweho. Rero kubera ko uyu mugore Marton yari umugore utuje kandi rwose yubaha, yageragezaga cyane buri munsi guhindura cyane Benito, ahubwo akarushaho kumushishikariza kwiga, gusoma, kumenya no kwandika. Benito Mussolini yari afite abavandimwe babiri gusa, Nuza Alessandro Mussolini na Edvige Mussolini. Uyu mwana Benito Mussolini yakuze ari umwana ugira ishyari cyane, agakubita abandi bana, mbese umujinya urushaga inshira. Nkuko byari bisanzwe mu Butaliyani, umwana wese wuzuzaga imyaka 5 byari itegeko rwose ko agomba kujya ku ishuri. Rero na Mussolini nawe niyatanzwe, kuko rwose kuri iyo myaka nibwo nawe yatangiye amashuri abanza mu ishuri rito ryo mu gace yavukiyemo, aho nyina Rosa Marton yigishaga. Kubera rero nyina yari umwarimu, byafashije Benito gutangira kwiga hakiri kare ndetse no gukunda gusoma yewe no kwandika. Mu myaka ye ya mbere ku ishuri, Benito Mussolini yarazwi nk'umwana ufite ubwenge bwo gufata vuba, kuko yashoboraga kwiga gusoma no kwandika neza kurusha bamwe mu bandi bana biganaga. Gusa ariko kuva icyo gihe yanatangiye kugaragaza imyitwarire mibi, kuko rwose nubwo yari akiri umwana yakundaga kurwana n'abandi bana, kutumvira abarimu no kugira umujinya ukabije. Hari n'igihe rwose yashoboraga gutukana atari ibi bitutsi bibyoroheje, oya, ahubwo ni ibi bitutsi bimwe by'abashumba cyangwa ibi bya kasuku yirirwa tukanira kuri YouTube. Yakundaga kandi no gukubita abandi bana cyane iyo yabaga atabishimiye. Abarimu bamwe bavugaga ko yari umwana ufite impano nyinshi ariko utavuguruzwa kandi ukunda urugomo.
Mu mwaka w'1892 Benito Mussolini amaze kugira imyaka 9 gusa yohejwe mu ishuri rikomeye ry'abihaye Imana ryitwaga Salesian School ryari riherereye i Faenza. Iri shuri ryari boarding school, bivuze ko abanyeshuri bahabaga igihe kinini. Ryayoborwaga n'abihaye Imana ba Gatolika kandi ryari rizwiho amategeko akomeye cyane. Abanyeshuri basabwaga gutuza, akubaha abarimu no gukurikiza amabwiriza yose y'ikigo. Mussolini rero we ntiyashoboraga kwihangana ayo mategeko. Kuva akigera muri iryo shuri yatangiye kugirana ibibazo byinshi n'abarimu ndetse n'abandi banyeshuri kuko yakundaga kurwana cyane, rimwe na rimwe agakubita abandi bana cyangwa akabatera ubwoba. Ikibazo gikomeye rero cyabaye igihe yigeze gutera icyuma umunyeshuri mugenzi we, ubundi aramukomeretsa koko kandi rwose ibi bikomeye. Ni nyuma y'uko we n'uwo mwana bari bamaze gucyocyorana. Uwo mwana yarakomeretse cyane bituma abarimu n'abihaye Imana bafata icyo kibazo nk'ikintu gikomeye cyane. Nyuma y'icyo gikorwa gikomeye cy'ubugome, Mussolini yahise ahanwa bikomeye kuko bahise bamufungira mu kumba gato nyine k'ibihano kabagaho, ubundi agakubitwa ndetse agahabwa n'imirimo y'amaboko nk'uko byakorwaga mu yandi mashuri y'icyo gihe, nko gukoropa toilette, koza ibyombo, guhinga, gukupakupa n'ibindi. Gusa igitangaje ariko ibihano ntibyigeze bihindura imyitwarire ye na busa kuko yakomeje gusubiza abarimu nabi no kwica amategeko y'ishuri. Kubera rero iyo myitwarire ye idahwitse no gukomeza guteza ibibazo, yaje kwirukanwa kuri iryo shuri rya Salesian School. Nyuma yo kwirukanwa hano i Faenza, umuryango we wamwohereje ku kigo cy'amashuri cyitwaga Gesualdo Carducci School kiri Forlimpopoli. Aha niho yakomeje amashuri yisumbuye. Iri shuri ntiryari rikakaye nk'iryo mu bihaye Imana, oya, ariko nabwo Mussolini yakomeje kugira imyitwarire iteye ubwoba. Mu gihe yari i Forlimpopoli, Benito Mussolini yari azwi cyane kubera uburyo yakundaga impaka no gushaka gutegeka abandi banyeshuri. Yakundaga cyane amasomo y'amateka, ubuvanganzo n'indimi. Yashoboraga kuvuga igihe kirekire imbere y'abandi banyeshuri kandi rwose akabakurura. Abarimu bamwe batangazwaga n'ubwenge bwe n'ubushobozi bwo gufata mu mutwe ibintu byinshi kandi icyarimwe, ariko icyo gihe nanone yakundaga guteza akavuyo kubera ko hari n'igihe yahanwaga kubera gusubiza abarimu nabi cyangwa kwanga gukora ibyo bamutegetse. Yigeze no gufatirwa ibihano kubera gutukana no gukubita abandi banyeshuri. Mussolini yakundaga gutsindwa cyangwa kubona undi mwana amurusha, oya, iyo yagiranaga ikibazo n'undi munyeshuri akenshi byarangiraga barwanya. Mussolini kandi yari umwana ukunda gusoma cyane ibitabo bya politiki n'amateka kuko Alessandro Mussolini yamutozaga ibitekerezo bya socialism n'impinduramatwara kuva akiri muto. Benito yasomaga ibitabo bya Karl Marx, Giuseppe Garibaldi n'abandi bantu bavugaga guhindura ubutegetsi. Mu gihe abandi banyeshuri bibandaga ku masomo asanzwe, we yatangiye kugira inyota yo kuba umuntu ukomeye muri politiki. Mu mashuri yisumbuye, Mussolini yatangiye no kwandika ibitekerezo bye. Yakundaga kwandika amagambo anenga ubuyobozi cyangwa abakire. Hari n'igihe yigeze gukora impaka zikomeye ku ishuri ku buryo abarimu bamubonaga nk'umunyeshuri ushobora guteza ikibazo muri sosiyete. Nubwo yari afite imyitwarire mibi, gusa Benito Mussolini yatsindaga amasomo menshi kandi neza kuko yari umuhanga cyane mu ndimi no mu kuvuga neza imbere y'abantu. Ibi byatumaga abantu benshi bamwumva kandi rwose bakaryoherwa n'akarimi keza ke. Mu mwaka w'1901 Mussolini yasoje amashuri ye afite imyaka 18 gusa. Yarangije muri iryo shuri rya Gesualdo Carducci School, ahabwa impamyabumenyi y'ubwarimu yamwemereraga kuba umwarimu w'amashuri abanza. Icyo gihe kubona iyo mpamyabumenyi byari ibintu bikomeye cyane cyane ku mwana wakuriye mu muryango ukennye. Benito Mussolini amaze kurangira amashuri ye mu mwaka w'1901, aha yari afite imyaka 18 gusa, yahise atangira ubuzima bushya bwo gushaka akazi nk'abandi bana no kwiyubakira izina mu Butaliyani, kubera ko yari amaze kubona impamyabumenyi y'ubwarimu muri Gesualdo Carducci School i Forlimpopoli, bityo yemererwaga kwigisha amashuri abanza. Nubwo yari yarize kuba umwarimu, ariko mu mutima we ntiyakundaga cyane uwo mwuga kuko yawubonaga nk'akazi kamufasha kubona amafaranga make yo kubaho, ariko ibitekerezo bye byari bimaze kujya muri politiki no mu mpinduramatwara. Akazi ke ka mbere ko kwigisha yagakoreye mu gace kitwaga Guartieri ho mu majyaruguru y'Ubutaliyani, aho yigishaga abana bato amasomo asanzwe nyine yo muri primaire, mbese reka tuvuge nk'ikinyarwanda, aho yabigishaga nka A, I, U, E, O cyangwa bakarararira ndetse n'akaracyarakera. Ariko abantu benshi bakoranaga nawe bavugaga ko atari umwarimu utuje cyangwa woroshye kuko ngo yakundaga kurakara vuba kandi rimwe na rimwe akagira imyitwarire ikomeye.
hari n'igihe yatontomaga agatonganya ababyeyi b'abana babaga baje mu nama cyangwa se agatuka n'abandi barimu kubera ibitekerezo bye bya politiki. Muri icyo gihe Mussolini yari amaze gukunda cyane ibitekerezo bya socialism byavugaga ko abakire n'abakene bagomba kungana kandi ko abakozi bagomba kugira uburenganzira bwose, kuko Alessandro Mussolini yari yarabimutoje kuva akiri umwana muto. Benito rero aha niho yatangiye kujya mu nama za politiki no gusoma cyane ibitabo bya Karl Marx n'abandi banyapolitike b'impinduramatwara. Nubwo yari afite ako kazi ko kwigisha, umushahara we wari muto cyane, mbese ni wamunyuraga kandi ubuzima bwe bukaba bwari bugoye. Nibwo rero yatangiye kurambirwa ubuzima bwo kuba umwarimu. Ikindi kandi icyo gihe abasore benshi b'Abataliyani bagombaga kujya mu gisirikare, byari itegeko igihe bageze ku myaka runaka. Rero Mussolini we ntiyashakaga kujya mu gisirikare cy'Ubutaliyani kuko yangaga ubutegetsi bwari w'icyo gihe. Nibwo rero mu mwaka w'1902 afite imyaka 19 gusa, Benito Mussolini yafashe icyemezo cyo kuva mu Butaliyani ubundi ajya muri Switzerland, aho yagiye ahunga ubuzima bubi bwo mu Butaliyani ndetse no kwirinda kujya mu gisirikare cy'igihugu. Icyo gihe abantu benshi b'Abataliyani bajyaga muri Switzerland gushaka akazi no gushaka ubuzima bwiza, mbese hari hafi cyane. Ubuzima bwe muri Switzerland bwari bugoye cyane mu ntangiriro. Umva, akimara kugerayo nta kazi gafatika yari afite kandi nta n'amafaranga menshi yari yaratwaye. Rero hari n'igihe yararaga hanze cyangwa akaburara, yewe akabwirirwa. Nibwo yaje gukura amaboko mu mifuka ubundi akora ikiyede biratinda, aba umukarani witwaza abakire imizigo muri gare no mu masoko, ndetse yanakoraga akazi ako ariko kose aho mu Busuwisi. Ibyamufashije cyane kubaho. Gusa nubwo yari mu buzima bugoye, Mussolini yahwemye kwinjira muri politiki, kuko iyo muri Switzerland yahise yifatanya n'amatsinda y'abasocialisti ndetse nawe atangira kujya mu nama az'abarwanya ubutegetsi bwa cyami n'ubukungu bw'abakire. Aha rero nibwo yabaye umuntu uzwi cyane mu banyapolitike b'impinduramatwara b'Abataliyani bari muri icyo gihugu, kuko nibwo yatangiye kuvuga amagambo akomeye cyane mu ruhame. Cyane cyane yakundaga kunenga abakire, leta n'amadini. Yabwiraga abantu ko abakozi bagomba guhaguruka bagakuraho ubutegetsi bubakandamiza. Kubera uburyo yavugaga neza kandi afite imbaraga mu ijambo, abantu benshi batangiye kumwitaho, yewe baramukunda. Gusa ariko ibikorwa bye bya politiki byamuteje ibibazo byinshi muri iki gihugu cy'Ubusuwisi, kuko nibwo polisi ya Switzerland yamufashe inshuro nyinshi kubera amagambo y'impinduramatwara no guteza imyigaragambyo muri rubanda. Yewe hari n'igihe yafunzwe azira guteza akavuyo cyangwa kubwira abantu kwanga ubutegetsi, dore ko yigeze no gufungwa igihe gito kubera kutagira ibyangombwa byuzuye byo kuba muri Switzerland. Mu gihe yari ari muri icyo gihugu, Mussolini yakomeje kwiga cyane ku giti cye, aho yasomaga ibitabo by'abanyapolitiki, amateka n'ubukungu. Niho yarushijeho gukomera no mu bitekerezo bya socialism. Yanahigiye kuvuga neza indimi zimwe na zimwe zirimo Igifaransa. Kubera kwigira inyoza cyane mu kuvuga rero, Benito yagiye abona ibiraka bimwe na bimwe cyane mu bitangazamakuru. Mu mwaka w'1904 leta y'Ubutaliyani yatangaje imbabazi ku basore bari barahunze igisirikare. Ibi byatumye Mussolini abona amahirwe yo gusubira iwabo nta gihano gikomeye nyine ahawe. Yahise ava muri Switzerland agaruka mu Butaliyani. Agarutse rero mu Butaliyani, Benito Mussolini yasubiye kuba umwarimu utuje nk'uko byari mbere. Oya, ahubwo yahise yinjira muri politike n'itangazamakuru. Nibwo yatangiye gukorera ibinyamakuru by'abasocialisti no kuvuga mu nama za politiki. Izina rye ryakomeje gukura kubera uburyo yavugaga ashize amanga kandi akagira amagambo akurura abantu. Nibwo rero mu 1912 yabaye chief editor mukuru w'ikinyamakuru gikomeye cy'abasocialisti cyitwaga Avanti. Aha niho izina rye noneho ryatangiye kumenyekana cyane bya nyabyo, kubera ko yandikaga inyandiko zikomeye, amagambo yibasira abakire ndetse we n'inyandiko zishishikariza impinduramatwara. Aha yahise aba umunyamakuru kabuhariwe mu gihugu, ndetse izina rye ribisereye mu mitwe ya rubanda nk'uko twumva Kiseri, mbese nyine yarakunzwe. Icyo gihe Uburayi bwagendaga bwegera intambara ikomeye, kuko mu mwaka w'1914 nibwo intambara ya mbere y'isi yatangiye. Gusa mu ntangiriro Mussolini n'ishyaka rye rya gisocialisti bari bararwanyije iyo ntambara, kuko bavugaga ko ari intambara y'abakire ishaka kwicisha abakene. Gusa nyuma y'amezi make Mussolini yahinduye ibitekerezo, atangira kuvuga ko Ubutaliyani bugomba kwinjira mu ntambara kugira ngo bubone icyubahiro n'ubutaka bushya. Iki cyemezo cyatejwe umwuka mubi cyane mu ishyaka rya socialistic, kuko bakomeje kurwanya intambara. Kubera rero kutumvikana, Mussolini yirukanwe muri Socialist Party mu 1914.
Nyuma yo kwirukanwa yahise ashinga ikinyamakuru cye bwite akita Second Popolo d'Italia, bisobanura abaturage b'Ubutaliyani. Iki kinyamakuru nicyo cyabaye intwari ikomeye yamufashije gukwirakwiza ibitekerezo bye bishya. Yandikagamo amagambo ashyigikira intambara, gukunda igihugu no gukoresha imbaraga. Abantu benshi batangiye kumukurikira akubera uburyo yandikaga ibintu bikomeye kandi byuzuyemo ubushake bwo gukangurira abaturage. Nibwo mu mwaka w'1915 Ubutaliyani bwinjiye mu ntambara ya mbere y'isi, nuko Mussolini nawe ahita ajya mu gisirikare gukorera mu ngabo z'Ubutaliyani nk'umusirikare usanzwe. Aho mu ntambara yabonye ubuzima bubi cyane bwo ku rugamba, kuko nibwo yabonye abantu benshi cyane bapfa abandi bakomereka bikomeye. Maze mu mwaka w'1917 igisasu cya Mortar cyaturikiye mu myitozo ya gisirikare bituma Benito akomereka cyane ukuguru, ubundi ava ku rugamba. Ubwo nyine agaruka kuba umusivile bisanzwe. Inkuru ya Benito Mussolini inshuti magara ya Hitler irakomeza. Nyemera ubundi nkundi rukande subscribe, noneho mu gice cya kabiri turebere hamwe uburyo uyu mugabo wakuriye mu muryango uciriritse yaje kuba umutegetsi ruharwa, ubundi akisanga inshuti ye magara ari Hitler, umugombe wa mbere ku isi, nubwo n'ubundi bose byasoje ari imirambo.